Bakunzi ba radiyo umurage twongeye kubasuhuza nimugire amahoro y'Imana. Iki ni cya kiganiro cyacu cya kabiri kirebana no kungurana ibitekerezo, kureba insigamigani izi n'izi zaturutse kuri nde, zivuga iki, bazikoresha ryari. Ni muri urwo rwego uyu munsi rero twabateguriye insigamigani abantu twese dukunda kumva. Ushaka nko kuburira umuntu ugiye ahantu aha n'aha ukamubwira uti urarya uri menge. Uyu mugani ugira ngo murarye muri menge bawuca iyo bashaka kuburira umuntu kugira ngo atagwa mu makuba babona ashobora kumugwirira akamwokama. Wamamaye mu Rwanda uturutse ku muganwa Rutarati warindaga abagore bamutaga umwami w'u Burundi ahenga mu mwaka w'1700. Mutaga Semwiza Sembyariyimana Bibero bikingiye abarwanyi mwene Mweze Kavuyimbo yari atuye mu Rutabo rwa Nkanda ni Muganza w'Ingara muri Nshiri. Rimwe rero mu gitaramo ahiganwa n'abaganwa be, abaganwa n'abatware ko barusha abagore beza, maze akajya avuga abagore bo mu bisingizo byabo ati mbarusha bishunzi bya Nyabinyeri binyara mu ntoki z'abarenzi imponogo zikarangira mu kirambi mu Kamwezi. Uwo ni uwitwaga Nahimpera. Ati mbarusha gikora igikurungishwa biganza umukobwa ubarusha ikiririsi n'ikirimbiro bibero by'urutemba abarenzi mu Kamwezi. Uwo ni uwitwaga Umunani. Ati mbarusha rusaro rwanzi kwesa ruresa umutwenzi mu museke akamusoka isonga y'ururimi mu Kamwezi. Uwo ni uwitwaga Niraba. Akomeza gutyo ahetura abagore be bose inyenyeri zo ku Rutabo rwa Nkanda n'imiyumbu y'Umuganza w'Ingara. Abaganwa nabo bahiga abagore babo bavuga ko nabo bagenda bavuga mu mazina yabo bamwumvisha ko atabarusha abagore beza. Ubwo bemera ko bazateranira ku Rutabo rwa Nkanda bakamurikwa maze bakabona gukiza impaka. Umugambi urarema, abaganwa bararikomeza. Icyatumaga barikomeza cyane kwari ukugira ngo bazabonereho uko babona abagore bamutaga, kuko Mutaga yafuhaga cyane ku buryo nta mugore wageraga ahagaragara ngo bamurabukwe. Ubwo bahana igihe cy'imyiteguro cy'ukwezi gushize, abagore bose bahurira Inkanda ku Rutabo. Bamaze kuhagera bateranira mu nzu y'umwami Mutaga yari ari mu gikari yitwaga Menge. Bamaze guterana, Mutaga agira amakenga y'abahungu bari baraho, ategeka umugabo witwa Rushorera kubamurindira. Atumenyera abagore banjye, ati cyane cyane bishunzi bya Nyabinyeri binyara mu ntoki z'abarenzi imponogo zikarangira mu kirambi mu Kamwezi. Ati ntibibagirwe na rusaro rwanzi kwesa ruresa umutwenzi mu museke akamusogota isonga y'ururimi mu Kamwezi. Ati harimo kandi na Gikore igikurungishwa biganza umukobwa ubarusha ikiririsi n'ikirindi mu bibero by'urutemba abarenzi mu Kamwezi. Atugomba kubarinda. Nuko Mutaga amaze guha Rushorera uwo mugambi arikubura. Rushorera aguma muri iyo nzu Menge arinze abo bakobwa. Ariko Mutaga ntiyashirwa, ajya kubashinga abareruzi. Abareruzi banza ari ijambo ry'ikirundi, wanditse ibingi ndabona avuga ko ari abahetsi nabari baje bahetsa abo bagore ba Mutaga. Abwira umutware wabo ati murajye mungenzurira Rushorera, namuhaye kundindira abagore kugira ngo abahungu batabiraramo. Ati dore mu barimo bishunze bya Nyabinyeri, barimo rusaro rwanzi kwesa, barimo na Gikora igikurungishwa biganza n'abandi bose. Ati nyamuneka mucungire Rushorera, ndamuzi agira amanyama. Nimumubona muzamufatane n'uwo bari kumwe mubanzanire. Abareruzi cyangwa bareruzi abo baje bahetsa abagore bahimbazwa n'umugambi bahawe. Ariko ibyo byose Mutaga bibwira abo baje bahetsa abagore, abo bareruzi, Rushorera ntiyari abizi kuko yabibabwiraga rwihishwa. Rushorera yahama muri iyo nzu yinywera niganiriza n'abakobwa.
abakobwa bari abagore ba Mutaga n'ababo babagana bari baje aho ngaho muri iryo rushanwa. Rushorera yibera muri uwo munezero kugeza ubwo yibanisha na Nahimpera ariwe Bishunzi bya Nyabinyeri binyara mu ntoki z'abarenzi, imponogo zikarangira mu kirambi, bakajya baniryamanira nta gahinda, agahinda kagashira. Nuko babandi Mutaga, babandi baje bahetse abagore aribo ngo abareruzi, batangira kugenzura, bakajya bagenda umwe umwe, bakajya muri menge by'ubutasi, bajya no kuneka. Ugezeyo wese agasanga Rushorera yegamiye Bishunzi ku rutugu. Rimwe rero umwabagwa gitumo rwabaye imbwiki, arerahira bagenzi be barahashinze, babata muri yombi, barabahambiranya, babajyana mu gitaramo kwa Mutaga. Abahungu babonye bariyamirira bati karabaye, bati byagenze bite ko Bishunzi bamukenyeje Rushorera? Ubwo Rushorera arabohwa, aranyagwa. Mutaga abagize umujinya, ibyo kumurika abagore biba birapfuye bitewe n'uburakari bwa Mutaga. Ariko hagati aho batarasezererwa, Mutaga abwira undi mugabo witwa Rutarati ati genda ubu ndindira abagore hatazagira uwongera gukenyezwa Rushorera. Abari aho baraseka cyane kuko bari bazi ko Rutarati akunda abakobwa cyane kurusha Rushorera. Umwe muri abo niko kubwira Rutarati mu magambo y'igitaramo atega Rutarati, aturamenye ugende neza, uri muri menge arya areba hanze. Barongera baraseka cyane bamuha inkwenene ku bwa yangeso ye. Wa wundi nibwo yunzemo ati kandi uri muri menge arya ashyuhaguza. Ibyo byose nubwo babivugaga mu marenga, Mutaga yarabyumvaga, afinduramo icyo bashaka kuvuga. Abwira Rutarati atugenda ubwira abareruzi baheke abagore dutahe, abanjye b'imuganza n'ababaganwa, maze batahe, irushanwa rirarangiye. Iyo mvugo rero irahararwa i Burundi, ihinduka umugani, iza no kugera mu Rwanda. Ubwo ari i Burundi ari mu Rwanda, iyo bashatse kuburira umuntu kugira ngo atakora igishobora kumushyira mu makozere, bakamubwira bati urarya uri menge. Kurya uri menge rero bikavuga ko ari ukugengesera, ari ukujya ahantu wigengesereye gukora ikintu iki n'iki, wigengesere kuko gishobora kugutera amakozere. Uwo mugani rero wo kurya ari menge naho waturutse kuri uwo muganwa Rutarati Mutaga yari arindishije abagore be, amaze gukenyeza Bishunzi, amaze kumukenyeza Rushorera kuko bari bamaze kubafatana. Iyi nsigamigani twayikuye mu gitabo cy'ibirari by'insigamigani cyanditswe na Minisiteri y'Amashuri Makuru n'Ubushakashatsi mu by'Ubuhanga, igitabo cya kabiri mu buyobozi bukuru bw'umuco n'ubugeni. Mwayiteguriwe kandi mugejejweho na Damasi Birekeraho. Mugire amahoro y'Imana, mugire Imana y'u Rwanda, naho ubutaha.